hano avuga ko aba bantu uretse mbere yuko bagukubitisha iriya video baguteza urumogi. Yego. Icyo kintu kimbwireho byagenze biti? Urumva ntabwo nakivugaho cyane narabigusobanuriye ariko urumva ngiye kubijyamo nanone n'ibindi bindi. Urumva reka nkubwire impamvu nyikubajijeho. Hakomeje kuza ibi bintu bakomeza gukoresha icyo kintu bikomeza guhwihwiswa bagaragaza nkaho udashobotse urukumva nkabwira abantu ko ibyo ngibyo atari byo ya mpano ibyo bintu ni muri rimwe niba byaranabaye ngo kuno umuntu nk'abasore baba bari ahantu bagacokoza ariko ibyo bintu ntabwo byabaye ntabwo ya mpano yigeze akoresha ibiyobyabwenge kubera ko icyo kintu utagishyiraho umucyo niba ntacyo bigutwaye. Vuga cyo nuko ntabwo ribu hari abana cyangwa ngo ine barebera imitwe ibihumbi n'ibihumbi. Yego. Bakoze n'ibirenze ibyo. Bakoze ibirenze ibyo. Yego. Bakoze ibirenze ibyo bamva. Mbese wenda niko wenda reka mbivuge mu magambo make wijyanzwe nibyo byakomeje imfuruka. Wow. Komeza. Ariko rizagwira wese rizamugira ifu. Ubwo ibitaramo bya gahunda yawe yose igitaramo cyose kirasenyuka. Yego. Ubu rutishobore bamushakiye undi muntu bazajyana muri ibyo bitaramo. Byarangiye gute? Ibyo bintu nyine byararangiye byarahise. Haje byararangiye tiru yararangiye byararangiye. Iyo tuwa yarabaye? Yego. Barutishobore bagiye i Burayi. Ese niba ari we wagiye ariko byarabaye. Kariki byari kubaho yararangiye aciho n'igihe kirekire. Komeza. Rero ahangaha video ibirasohotse. Hari hashize igihe kingana iki tugarutse kuri Jihad. Hari hashize igihe kingana iki Jihad muhuriye Nyamirambo yakubwiye iyi video yayikubwiye ndatekereza ntuzari yararangiye ira screenshot yaragiye hanze. Jihad yabikubwiye mu buhe buryo nk'umuntu uri kukugira inama nk'umuntu uri kugukanga? Nk'umuntu wafashe uruhande. Yafashe uruhande rwawe cyangwa urwapazo? Udashaka no kumva urwanjye niyo mpamvu nyine ntamuhaye n'umwanya wo kumusobanurira. Aba umuntu ukubwira ibintu ukabona nyine nta kindi kintu ugomba kumubwira sibyo kumwihorera. Nyine yabimbwiye ameze nk'ukubita agatoki ku kandi. Ati nutishyura paza amafaranga. Umurimo. Yego. Ibizakubaho uzabyirengere. Niyo magambo ya Jihad. Yego. Wamushubije iki? Nta kintu namusubije icyo gihe kubera ko nyine yabimbwiye ameze nkaho azi ibi byose. Yabikubwiye nk'umuntu ubifiteho amakuru byose. Uzi byose nyine uzi neza nyine ubizi ko nyine gusobanura Rwanda atakumva. Nta nubwo yaje afite amatsiko yo kukubaza. Ntabwo yari afite amatsiko yo kukubaza. Yaje yego. Yaje ambwira. Umuntu nyine wari warambuza umbonye. Ubwo Jihad ubwo ntiwagize amahirwe yo kumusobanurira. Ikindi cya kabiri. Ngewe video umuntu bwa mbere wanyohereje screenshot ya video ise muhungu ni mu masaha 8 z'ijoro. Oya tugende gatoya ngo umuntu wanyohereje screen umbwira ko video yasohotse ise muhungu. Jihad yabipostinze. Jihad yabipostinze ashobora gufata video y'ubwambore bwawe akayishyira kuri status. Uburetse gato. Se muhungu ejo muri video isohoka niwe waguhamagaye. Yego. Ambwira ati Jihad mupfiki ku buryo ki atinyuka agafata video yawe akayishyira kuri status ya WhatsApp. Nuko wamenye ko Jihad yafashe video akayishyiraho. Jihad naramuhamagaye rero muri icyo gitondo. Nanjye narabibonye. Aranduka pe ntabwo nibuka ibintu yambwiye ariko nyine yambwiye ibintu byo kunyishongoraho washaka no kunkoresha amakosa nga ndi goding. Uretse gato
ukimara kumenya ko yashize video yawe kuri status ya WhatsApp naramuhamagaye mu gitondo nko mu masambiri saa 3 wahamagaye Jihad ndamubwira ati bitari ku umusazi arankatira ndamubwira ati mujye mureka ubunyamwamaswa atangira kumbwira ngo ubuki abene nkunsubirishamo atangira recording yego nahise muhereza umugore wanjye urumva wenda ni rero mganira n'umuntu wamemukiye mbafite kamera iri hejuru yego yo aramubwira ati rero se wowe uranzi ntago nkuzi dupfiki nawe aramukatiye rero niko kumukupa turamwihorera nukuvuga ngo niba nkumvishe neza Jihad akimara biriya bintu bikijya hasi mwana mutakambiye mu muhamagara yego tumubaza wabinyine bite kubera ari kubipostinga yego ntabwo abateza amatwi ariko rero ari abantu baje kundeba reka ngende okay ya mpano mbere yo kugenda rero ahangaha Kejo niwe yarekuwe Kejo ni kubera iki we yari yabyinjiyemo tugeze kuri Kejo ni wenyine ya mpano uramurangije Kejo ni we yabyisanze mate Kejo ni ikintu namushakagaho kumbwira ahantu yakuye iyo screenshot yohereje papa cyangwa bivuze ngo nawe yarasakaje iyo video yarayifite ahubwo yayikuye he yayihawe nande kuko urumva byansabaga ngo kwanza nza n'umuntu uvuga ko Pazo yayimuhaye niyo mpamvu wazanye wavuze ahantu source wari wabonye yatanze iyo video yego hanyuma rero Dumba sindi kumva ukuntu Dumba we yabijemo niho nshaka kugira ngo ushyireho umucyo niwe batije umurindi Pazo wo gusakaza video wo kuvuga ati mutohore muzite hanze mujugunye hanze niwe nyine wamutije umurindi kubera ko Dumba nawe wari ufite Dumba yari afite kubwira Pazo ati ibirimo n'ububwa mureke ariko niwe wamutije umurindi kubera ko inkuru yanjye na Pazo yari irimo Dumba nta undi muntu wari uyirimo wundi aho ngaho ntikwaba ari ugukekera Dumba ataragize umutima wo kubikora ntabwo ari ukumukekera ndamukekera mwaraganiraga ku buryo waba ufite amakuru ko ikindi kintu cya kabiri telefone ya Pazo muri Ribusa si basanzemo ko yego Pazo yandikiye Dumba ngo yego amavideo naguhaya yampano ya Siberibe yatangiye kumbiga yego ashobora kuba yarayamuhaye ariko nyine uko wabyumvishije yego mbere yuko ava mu rugo ko yari inshuti na Dumba nanjye tukaba inshuti yego kandi Dumba akaba ari mu bantu bamenye ko Pazo afite amavideo yanjye yego urumva nk'umuntu mukuru ufite ubwenge buzima atari guhagarikira icyo kirego aho ngaho kwanza so Dumba ntashobora kuba wenda ataragizeho amakuru ahagije ukaba uwumva ko yabibwiye Pazo kandi Dumba atarafite amakuru twavuganaga amasaha 2 cyangwa 3 yego urumva n'umuntu tuziranye yego n'umuntu tuziranye ntabwo aravuga ngo ndi kumubeshyira oya n'umuntu tuziranye buryo umuntu muvugana amasaha 3 mwaganiriye byinshi so bivuze ngo hari amakuru ufite ko ibyo ntuza yakoze ibyo cyonyine gihari ikintu cyonyine shinza Dumba yego yabuze ubukuru gute buri kimwe yarakize yego nk'umuntu mukuru muri twe unatuzi uzi uburyo twabanye n'uburyo tugiye gutandukanamo ntabwo yakumiriye icyo cyaha kitaraba ntabwo yakumiriye icyo cyaha ahubwo ameze nk'umuntu wagitije umurindi ariko Dumba we nta ruhare rwo gusakaza yigeze agira ibyo ntabwo nabimenya wabona yaranabikoze ngende kuvuga ibyo nzi azi yego ntabwo ndi kuvuga ibyo ntabwo nari ndi kumwe nawe sinzi uwo yazihaye sinzi ibye ngende kuvuga ububwa bwe n'ubunebwe bwe Dumba so uri kumva rero Dumba nta kigize icyaha yakoze nta nubwo ari umufatanyacyaha yaba yararangaye ariko si umufatanyacyaha oya niba ari kubyumva neza yampa niba Dumba nk'umuntu w'inshuti yanyu magara yari hafi kandi ari umuntu mukuru akaba atarakumiriye ese muri uko kudakumira ntihaba hari uko wenda yari afite amakuru makeya
kuri iyo video yampa ndavuga ku ruhande rwa Yampano kuko Dumba we yavuga Dumba avuga ko we Yampano amubaza kuri iyo video urimo kunyumva yamubwiye ko iyo video ntayafite niba unabyuka kuri live Dumba yavuze ko iyo video kumenya ko iyo video yasohotse yabimenye kuri live ya Godfather Yampa Dumba mu kurangara kwe ntiyaba yaragize uburangare ariko butarimo kugambirira cyangwa atarabigizemo uruhari ariko ko mutari mubanye neza ugakeka ko Dumba yaba yatije nani Pazo umurindi mane reka ngubwire ntago najya ku karubanda ntago wenda nz'abantu bakurikiye live yawe ukurikiwe n'abantu 2000 aya masaha ukurikiwe n'abantu 2300 urumva ntago najya ku karubanda yego ngo nyamire nje gushyira umuntu mu kanwa kanjye yego je nakubwiye ngo sinzi ntago mbizi yego ko yaba umuntu yahaye video Dumba yego icyo nzi neza nuko iyi nkuru ya video yego agize imbere yuko abandi bantu bose bayimenya yego kubyumva yego ndabyumva no gufatwa igitekerezo cya Pazo byo kuvuga ngo fata telefone ya Yampano uyikuremo n'ibindi byose bagiye bakorera ibitekerezo bya Dumba kubyumva uretse gato Pazo afidura telefone yawe akayivana muri kimwe cyarimo ibitekerezo urumva namubwiye ko nyine ko dutandukana akajya mu buzima bwe yego tutaratandukana icyo gihe cyose babimenyereye bakoze buri kimwe cyose ndazave mu buzima bwanjye atwaye ibintu bindimbura none se kankubaze nani Yampa wenda ni wowe nanakureka kugira ngo uje mu zindi gahunda mu kufita abashitsi kubana na Pazo kwawe tumera bifitemo iyihe nyungu ku buryo gutandukana nawe byatuma bagambirira icyo kintu ikintu cyari gihari rero yego bo mu mutwe wabo bishyizemo ngo nibo bangize nibo bakoze kandi ngiye maze imyaka 6 muri kariyeri y'umuziki yego kuva nahura na Pazo twakuranye amezi 6 yego ku ndirimbo bita ngo kubyumva ndikumva Dumba niwe muntu Dumba ari mu bantu nabwiraga ngo bamposting batumva n'ibintu byanjye badashaka no kumva imiziki yanjye ariko nisohora si byanjye uwo muntu watangiye kunyegera ambwira ati rero nshagiye kugupromotinga pe muri uko gupromotinga rero ntabwo nari mfite buri yaraziranye na Pazo ariko ntazi ko aziranye na Pazo uri kubyumva ndakumva mura na Pazo mure na Pazo reka mubwire n'ikindi kintu kazi mutapinga kuri Pazo Pazo yaniranyije kuri buri umwe wese yansanze tumeranye neza yaba producer kubyumva yego agiye akimenya ngo ngiye gutandukana nawe yego yakoze uburyo bushoboka bwose nyine kubera ko yari amaze kumenya system nkoramo umuziki wanjye ab'ingenzi abatari ingenzi buri muntu wese w'ingenzi yamugezeho kugera aho yageze no ku babyeyi banjye akababwira ngo Yampano agiye gushaka umugore azamusubiza inyuma azagira utaragenda bajya mu matwi aranteranya kabisa guys mutapinga screen uwo Pazo guys mutapinga screen yego aranteranya aranteranya ariko bumva ntabwo ateranya umwana n'umubyeyi bebe ndibishoboka sibye kukumva yaraguteranije agira no muri famille yego ati Yampano ko agiye gushaka umugore ntago ari byo nkababaza ariko uribuka ko nakubwiye ngo hari igihe cyageze tubana na Pazo mu nzu yego kumara icyumweru ntarasohoka mu cyumba cyanjye nawe ntarasohoka mu cyo sohoka ari uko umukozi atubyenga ibiryo birahiye yego kubera ko ntabwo nari ndimo niyumva neza
So hari n'ibindi bintu nagiye menya nyine n'ibyo byose wambwiraga mbese nyine naragiye ndabana n'igikomere cyo gutandukana n'abantu nari narinjije mu buzima bwanjye. Yego. Kiragenda kimbera ihurizo. Avuga uyu muntu afite ibi ngibi n'ibi. Yego. Nindamuka mukuye no kumuha ibyo 500. Nagiraga ngo basi atuze. Yego. Agenda amahoro atanyagirije. Guys, I want to tap in the screen. Kubera ko hari amakuru nari ifite. Ibintu runaka. Ko bamaze kukugambanira. Guys, everybody tap the screen. Uri kubyumva? Ndakumva. Kumuha rero ibyo 500 nagiraga nyine mbese nturishe ubwonko bwe. Yego. Ariko byaranze. Ye baba we. Okay, so no kuvuga ngo aya masaha no kuvuga ngo ibindi bimenyetso byose ikintu cyanyuma cyakoza ya mpano no kuvuga ngo mu rukiko aya masaha ko wagiye udahari abangaba bari kuburana nande bari kuburana n'ubugenza cyaha. Njewe natanze ikirego. Yego. Iyo utenze ikirego njewe narababajije tese nashaka umwavoka barambwira hoya. Abangaba ni baba bagomba kubonana n'umushinjacyaha. Bakuye ko bagomba kuburana n'umushinjacyaha. Utanga ibimenyetso gatanga icyo gatanga ikirego nyine ukuzuza dosiyo y'ikirego. Yego. Ucyohereza nyine. Ukacyohereza. No kuvuga ngo urukiko rwakubuje gushaka umwavoka. Njewe ntabwo yarakenewe. Yego. Igihe cy'umwavoka ntabwo cyari cyagira kuri nje. Yego, kizagira ryari? Izagera igihe ndi kurega indishyi y'akababaro. Uzaregera indishyi y'akababaro ku byawe byangirijwe no nabi. Ya mpano kugira mbere yuko nkurekura nabonye ufite igitaramo uragikomozaho urambwira madama mezate mumeze mutubungubu nyuma y'ibyababayeho hanyuma noneho ubwira abantu bari mu Burayi mfite hano 2300 n'abantu benshi babwire gahunda y'igitaramo ufite mu Burayi none aha nahantu uzakorera. Guys, mutapinga screen 3 roses. Fite Europe tour. Amatariki ntabwo twari twayatangaza ariko hariho nimero kuri post yanjye kuri Instagram. Yego. Hariho nimero. Iyo nimero rero ku bantu bashaka kubukinga. Kunkoresha. Apana kuza mu gitaramo. Yego. Ko abazaza kuza mu gitaramo bo itariki tuzayitangaza. Yego. Ahubwo abasanzwe bategura ibitaramo bari mu duce dutandukanye twa Europe. Yego. Bafite kwandikira iyo nimero bakavugana. Timu yanjye ikindi mvuga. Guys, barakuba gatatu. Yego. Ikindi mvuga nuko indirimbo yanjye bita Samaraya. Iyo yasohotse maze nk'amasaha 3 ndakeka niba taranye. Turaje tuyihereza abantu. Amakuru ya nyuma amakuru avuga ko ukimara kugera mu Burayi wagiranye amakimbirane n'umufasha wawe mutakiri kumwe yaba ari ukuri. Guys, 3 times. Nukuri shati se sinamuhaka basuhuza. Wamumpaka dusuhuza icyo kinyama nacyo kikava baraka kuguharabika. Guys, mutapinge screen barakuba gatatu. Waba ukoze kugira ngo no ya mpano ndashaka urumva niba habajemo ibintu byaharabika kandi aya masa muri kongera kwiyubaka gusuhuza abantu nta kintu bitwaye ntabwo ugiye kumaza ntacyo ngiye kumubaza nuko dusuhuza gusa. Guys, 3 times. Ntabwo yaza ariko tumeze neza. Tumeze neza ikintu bashobora kwibaza ngo ahubwo kubera iki ngo